sinshaka iriya mbwa y'umukanishi mu buzima bwawe. Nakubwiye ngo ndamutse ngusanze n'ahandi hantu muhagararanye wamenya se uwo ari we. Sinzongera gusubiramo iki kintu. N'ubwa mbere n'ubwa nyuma. Ngazingegera nka zira zidafite isura bizafite. Ndamukunda rero. Nabonye bica amahoro ntabwo ndajya mu kazi. Wenda ndaza kujyayo mu kanya mu masaha ya nimugoroba uyu munsi ntabwo nashatse kuzinduka. Ahubwo imodoka yanjye ndabona igize ikibazo, ipine ndabona ryaryamye hasi sinzi yagize ikibazo mbibonye ubu ngubu. Waje ukandebera. Yego. Oya ni ipine ry'inyuma, andi mapine ndabona nta kibazo afite n'iry'inyuma gusa. Yego bebe. Ahubwo ndagutegereje. Imodoka yawe upfaye. Ase wakwije gukanika. Ntabwo gusa nakora ibintu byose. Ni ryonyine se? Ayandi ameze neza ni gusa. Sayindi ryari serivisi. Uri ringiri ryapfumutse. Birasaba nyine ngukure hiringiri muterekere hirindi nyine. Okay. Menya ari kanze mbwiye kadogarebe mu gikandi ndumva hariyo amandi mapine. Amapine ni hari nagari inyuma. Oya nagari. Okay mubwire none agire. No to nishireho nyine n'ibintu. Mwazanye bya bindi bifungura. Kandi imodoka yebi bifite. Hajya simba mbi.
muba ahantu heza abenze se birarenze birarenze pe bidasanzwe none se sawa meze neza anyways karibu mbere maze oya bibi oya nta karibu kuko wumva se umamagaye hari imodoka y'umukiriya nari ngiye kujyana nyine nari mwemera yuko ngiye kwimushyira ibi nagwabo uje mu rugo bwa mbere ngo ugende utagize ngo ino kabiri ngwino basi wagenda utageze muri salo ubwa mbere uje ugenda utaje ngo urebe mu rugo dore n'amasaha nagutinda ntabwo nzi ko nyine iwanyu mugeze kuri uru rwego reka ntabirenze aba ari byo ababyeyi ntabwo bidasanzwe wambwira ngo iki se wambwira ngo iki biba biteye ubwoba se aho wumva mubwiye bebi mama na papa bagiye kuza kumva ndashaka ko bakubona kandi ndabizi ari ukunde n'abana beza byataye sinone mama wanjye ase bebe reka tuganire sibyo wantu wenda habayeho ikibazo cyo kuba imodoka yawe yagize ikibazo sibyo bibaze ko ababyeyi baza bakambura muri salo umukanishi n'amasarubeti bebe nese ubushaka kubeshya nyine ubu uriwe sina bintu birenze nyine byibura papa we tukaba twabonana sibyo nambaye neza nanjye nawe oya ndabizi ngire baragukunda n'abana beza bari bicisha bugufi baritona no mama wanjye we nirwa mukubwira buri munsi yarambwiye singiza rutambonye uwo muntu rwo mbwira gutya barankunda bari yes ndabizi baragukunda bagiye no kuza bananze nyine mama niwe nakubwiye mama cyane mama wasanga ukoze mu magambo ariko ndabizi baragukunda don't sibyo buriya aba mama bo boroshye ibintu ariko buri muviye we uzakubona mu ntebe ze nk'izi yaguze miliyoni bebe ibyo byibagirwe ni ikibazo pe kiyoye cyangwa ibyo ndabizi baraza kugukunda kugira ngo bazambase ko indese uwo muntu mbere yo gukoresha yabanza akandasa shoza bebe n'ingukunda shana nyine ningukumbuye pe gusa nyine akazi kaba karwaye ça va. Tuvuye mu kazi n'ibisanzwe. Naguze nyine mama. Oya, musize hari ibyo kishyira ku murongo. Okay. Wiyute se? Ni ibisanzwe. Nta kibazo cyavutse mu kazi. Umusaruro twari twiteze twawubonye. Okay, ntabwo naniwe cyane. Ntabwo naniwe cyane. Ntabwo byabona ntabwo wabona. Papa rero uyu nguyu ni boyfriend wanjye. Uyu nguyu ni boyfriend wanjye uwo ndi nababwiraga nzabereka. Yego. Turakundana cyane. Ni byiza. Ndamukunda. Ni byiza rwose. Ahubwo se Funguzo kizano kuri gate mama barampamagara ngo ari imfunguzo narakeneye kugira ngo no kunoza gufunga. Okay.
reba ukuntu zimushyira. uretse nkahamagara akadogo akazimushyira uretse nkahamagara akadogo akazimushyira oya kadogo ariko kadogo urabona asobanutse we cyane imfunguzo mama wataza gutinda inyuma yongiye ategereje imfunguzo sheri wanjye sishwe n'irungu wowe genda nta kibazo tebo kuraza uramusanga nta kibazo Ndakubaza witwa nde? Okay, amazina yanjye ni Denko. Naba ndi umuntu. Denki? Denko. Denko se n'izina? Ya, rata nkabibona. Komeza. Naba ndi umukanishi. Ngo ukora ibiki? Ndi umukanishi. Ningiye gukanikira umukobwa wawe. Ya. Tukaba dukundana akaba ari umukunzi wanjye. Murakundana? Ya. Mumaze igihe kingana iki mukundana? Ni igihe kinini kirarenga nk'imyaka 3. Imyaka 3? Nubwo akangaje hano mu rugo? Nibwo bwa mbere. Gusa impamvu ubona wenda nambaye n'itaburiya nuko ntabwo impamvu nshaka kuyimenya. Harya ngo yitwa Denko. Umva ari Denko. Ukunda ubuzima bwawe? Ya, nkunda ubuzima bwanjye kuko nta n'umuntu wanga ubuzima bwe. Birumvikana. Sawa reka nzi. Denko. Kana. Amafaranga wayabonye? Mbese aya mafaranga nayiki? Aya mafaranga ni ayawe. Yanjye gute se nakoze iki? Yafatiye biki? Mbese boy. Papa ye hari ikintu nakoze nge gishobora kuba wamanutse gatoya. Wamwe ukunda ubuzima bwawe? Yes. Of course. Niba ubukunda rero teka amatwi umva ibyo ugiye kukubwira. Urumva Denko? Ndiko byumva. Wihera uyu munsi kuri iyi saha kuri uyu munota n'isegonda sinzongere kukubona mu buzima bw'umukobwa wanjye. Ibyo bintu ubyibagirwe. Wabyumvishe? Ndiko byumva. Wabyumvishe? Ndiko byumva. Fata aya mafaranga. Ndakuremeye. None se ko umukobwa wawe mukunda koko ubu ndajya kure yiwe. Denko, ibintu nakubwiye wabyumvishe neza? Wabyumvishe?
sinzi ibyo nakubwiye wabyumvishije. Nakubwiye ngo singushaka mu buzima bw'umwana wanjye. Ese ko umukobwa wawe mukunda uragira ngo muri iki koko? Sinshaka kumva iryo jambo rituruka mu kanwa kawe uvuga ngo ukunda umukobwa wanjye. Reba hano, nta yindi mpamvu itumye nkugenera aya mafaranga. Yafate usohoke mu mujyi ujye mu giturage ntazi sinza bugi ugihindurukire ubuzima bwawe. Aya ni amadolari nuyavunisha mu Nyarwanda, urumva? Nta mafaranga ahagije kugira ngo bashe kujya kubakira ubuzima bwawe kuri y'umukobwa wanjye, kuri y'ubuzima bw'umwana wanjye. Deko wabyumvishije? Fata amafaranga. Sawa murakoze. Bicare gatoya. Ninongera kukubona usunitse amazuru wirukanga inyuma y'umukobwa wanjye, Denko uranyumva? Nzagushyingurira muzima. Nzagushyingurira muzima. Denko. 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 Nzagushyingura uri iki? Uri iki? Bimuzi. Haguruka. Gira mu ntebe. kubera iki se? Baby, kubera iki ugenda? None se kubera iki ibintu bigenda habaye iki? None se kubera Ndekura. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. Imbwa y'umukanishi na bya vidanje bya bikazi gatinyuka ikanyicerera mu ntebe. Ariko yoroshye. ko nsanze mama ari gukinga mu kazi ariko uvuye kandi imfunguzo atarazikeneye. Imfunguzo ntabwo mama yarazikeneye. Rwanda yari afite izindi. Ikindi ko mwe na Denko atishimye bigenze gute adashaka kumvugisha? Sinzi byari byo buri wamwaza. Kandi ariho mbasiganye. Ese ko umuntu agira uburyo yitereye ngo nyine ntabwo kubwiye se impamvu. Nta kintu ambwiye ahise agenda. Cyari umuntu usaba umuhamagara akamubwira nk'ikintu kibi. Nta muntu yigeze umuhamagara kuri telefone ahubwo sinzi impamvu. Wenda nuko wari utinze ntakava mu rugo atishimye ko wenda atongeye kukubona. Papa mukoze iki? Ese hari imibyimbo muhonanye ngo ndamukubise cyangwa umuntu yari avuga ngo hari icyo mutwaye? Mwaganiriye iki? Mwaganiriye iki? Ese ngenda namuzo Denko wawe cyane ku buryo twaganira ibintu byinshi. Nta kintu mwaganiriye. Njye yababara atababara nta kintu bindebaho. Sheri wanjye yaho baratabara nta kintu bikubwiye kandi mukunda. Ivy. Ibyo bintu uvuga ni ibiki? Turakundana. Iriya mbwa sinzongere kunyicira mu ntebe n'ibivuta bibi binuka by'amakanishi n'ibiki byose. Wanyumvishe? Simushaka mu rugo rwanjye, simushaka mu buzima bwawe. Ntabwo byakunda. Ivy nakubwiye ngo uramukanishi mushaka hangaha. Ndamukunda yese byakunda gute tutamushaka hano. Sina hano gusa. Umunsi nzakubona munahagararanye no mu muhanda cyangwa se arandi hantu basanganye. Niko uzamenya so wari we. Wamukobwa dere kutumva. Ntabwo ndi bukumva ndamukunda namukweretse none ngo umukanishi se ko umukanishi. Ivy
ntega amatwi singavuge ngo nshigoranye nawe ndategeka ntabwo ngusaba urumva sinshaka iriya mbwa y'umukanishi mu buzima bwawe nakubwiye ngo ndamutse ngusanze n'ahandi hantu muhagararanye wamenya se uwo ari we sinzongera gusubiramo iki kintu n'ubwa mbere n'ubwa nyuma ngazingegera nka ziriya zidafite isura zidafite ndamukunda rero ndamukunda ubimenye kandi nanamwimariyemo Ivy reka mubwire ikintu kimwe Ivy uramwepera ese umva mubwire ikintu kimwe sinshaka kuzongera gushyuguranya nawe hejuru y'iriya mbwa ibyo mubwira byumvishije asoni Chérie, vitesse. Kuvuza utavuga we biti. Surabona intambaro yawe n'umwana yo muri uru rugo itarangira. Barwo kisara musanze barwana. Niyo ntera isigaye yo muri uru rugo niyo nyikirisi we ugaye wa muri uru rugo ubwo ushaka guhangana n'umwana wawe sheri vugisha duhangana ibikisi. Icyo duhanganamo ni igiki? Naho ubonye imbwa y'umukanishi yari yicaye muri izi ntebe ariko aramukunda. Jebra rero sinzi. Sinzi ubwo wajya ngo no uzabana uramuhungu ntabwo rero uzabana. Kugira ngo yabuze amazi yo ko ese amafaranga kuri abura yashyira. Nsanze zinuka. Cyari ibintu birashakwa icyambere n'urukundo. Nose yabuze n'isabune yo koga no gufura. Ese ni kibuni ibintu kuri ko kubafasha. Mbashyigikiye abana. Nzajye kumwoza se. Niba ubona ari umukene nta kintu afite washyigikiye abana. Urore ugasanga hari mama yive umwana wawe. Nawe ntabwo uri shyashya. Ntabwo ese ugura umuntu uvugura muzi. Ngewe icyo ndi cyo. Ndakubaza umuntu uvugura muzi. Icyo mumanya nacyo cyambere n'urukundo. Niba umwana wanjye yaramukunze kugumya kumwumvisha ko ari imbwa ni ese ubwo umunsi babanye ugira ngo ndakubaza uramuzi umuntu ushaka kubera umukwe ejo n'ejo bundi ukamwita imbwa. Sheri ibintu uri guhangana nabyo ntabwo bizi. Ngewe n'ukuri du nciye bugufi wenda imbere yawe pe numve ko ari kwanga igitekerezo cyawe cyangwa wumve ko mfatanije na Yves kutumva ibyo intekerezo zawe. Mbabara ahubwo tuganiriza umwana kandi erega twanamushyigikira kandi ibyo bintu banabigeraho. Ibyo biganiro sinzabizamo urumva nambwe ko ari itegeko nashyizeho ndetse ni namusanga arandi hano bari kumwe azabona azamenya uwundi we hari gihe ayiva abona mbuganiriza akagira ngo barabona narakaye hasi ko buri niyandeshe narambika hasi nkashyiramo n'ibiti ariko ntabwo byaba ari byo. Sheri ndatekereza abana nibo icyo kintu mbabare njyana kuri nongera kukimbwira bazabana ntabwo uri uwo ayibashaka niyo bazabana intekerezo za uwo ari wese wundi si wowe muzabana ntabwo uzi urukundo ndabona sinuga ibyo navuze nabi so ugiye warambagizaga iyo haba hari undi ibyo biganiro n'ibyo mbabarira niba utabyumvishe nawe ni iby'akazi kawe kandi we ntawe utambitse mu rukundo rwawe. Babarira icyo kintu namubwiye ngo umva mubwiye namubwiye nimwongera no kubabonana ni woda ntabwo ari ibintu byo kwinginga ukumva ari byose. ngo niwe nyir'amategeko agahindura gutera umwana wanjye ubwo uri kukumva cyangwa ushaka umwana azajya kugwa ku gasi cyangwa akijyana ukamubura kandi nibabana nabwo uzavuga ngo umwana yijyanye. ni wowe uri gukora amakosa rwose kandi ntabwo ngushyigikiye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. Mwana wanjye rero dore umaze kuba impamo. Turiya.
hanze urahabona hari ibirangaza byinshi hari ibibashuka byinshi ndakwinginze ikintu cyose uzajya ukenera ujye umbwira nka mama wawe icyo mfite nzajya nkiguha kandi icyo naguhaye ujye wumva ko ntacyo mfite ikindi ibintu byateye byo guhugira mu matelefone ntabwo mbishaka akumva ntabwo nyikoresha nka mbere narabiretse telefone buriya nuko mutabizi ibitwara amafaranga kandi ntayo mwinjiza jya umenya igihe cya telefone ugiye n'igihe cy'uturimo uri kumva mwana wawe ejo nawe uzava mu mubyeyi umenye urugo rwawe urere abana uzabyara ubahe n'uburere buriya umubyeyi wese atanga icyo afite ukurera umwana wawe nyine niba bikurimo biba bisaba rero ngo nawe mu bukumi bwawe nk'uko witoze kuzaba umubyeyi hakiri kare uzaba umugore w'umwasano uzi kuba uri umugore wigishwe uri aho ubyuka ibintu byuzuye ku meza uri muri telefone nta kintu bikwibwiriye rero ntabwo ni ubupfu none ntabwo nanjye nzakubabaza ntuzantenguhe nzaguhesha agaciro nk'umubyeyi mwiza kandi promise nzabikwereka ni ukuri kandi biri sere ntabwo ndi kukubeshya ntabwo wambeshya ndabakunda icyo ndiho kuba ndiho nimwe ibyishimo byanjye mfite nimwe kuzabona rero mwavuyemo abandi bantu nyine muvuye ahangaha kuza mwavuyemo ababyeyi mwavuyemo abantu apana ngo abakobwa ba runaka mbega mami natwe turakuze ntabwo twagutera agahinda kandi na dadi nawe ntabwo twamutera agahinda mwatureze neza turiga sister arasoza nanjye ndakiga nawe ugiye gusoza nanjye ngiye gusoza nzavamo inkumi nziza yego mami nzavamo inkumi nziza uzavamo umubyeyi mwiza inkumi yo buri inkumi iyindi nkumi none yindi nkumi nini cyane y'inkumi dadi warimo gukina imikino abana bawe tatari kwiganirira hafi Hello. umeze neza cyangwa urashaka kunyambira ariko none hapo wazoro ngombe ngombe acha mama wewe mwenyewe umeze nk'umuntu unaniwe sota yadenda naniwe pe ariko dadi umunsi wambaye neza merci beaucoup ma fille daye usigaye tuvuga igifaransa gusa mama ngiye mwumve mvuga merci merci aussi ok c'est bon wamaye ku mazi yo kunywa kumva nshaka kunywa amazi ku buryo bwo hanze hari umuntu yatiriwe mu rugo nyine agomba kunamura mwumvise ariko mwamwashye muri figura k'abakonje uzashaka kunywa amazi bikonje ushaka kunywa ibikonje uyobewe ko unywa ibintu bikonje ugira ikibazo mu bihugu urumva ko amanjine narayasezeye ibyo ni ukwirara yateye ishoti nta kintu yantwara rwose ibyo ni ukwirara ibyo ni ukwirara umunsi yakugarukanye hano ntabwo uzayakirira hafi aho ujya unywa ibintu bishyushye ibintu bikonje ntabwo ari ibyawe ujye ubimparira sheri ndananiwe biragaragara no ku maso ko unaniwe ngomba koga amazi ashyushye ngahita mbujyamo ukubuza kuryama umwumbazi rwose aha ashobora kuza kugiramo uruhukira neza njyewe wapi ntabwo ndimo cyangwa uramfasha kuruhuka ariko se uko ubishaka wa mukobwa ugiye kuzana amazi ubu wari he utuma uriya nawe Kevin nushaka kwiyihorera reka mbanze ntunge nawe amazi koga yihorere wayihorere urabangutse kuko uzi iyo umuntu ashaka ikintu ntahita kibona wagira ngo yaregeye kuyasaba mu baturanyi Ivy
bite byawe duherukana ryari koko duherukana ryari naguze ngiye nanze kugusuhuza kera simbe nkawe umeze neza Baby nawe uba uri kwitwara nabi waca kuri dadi wawe utamwambikije usa n'umwanya ariko utwo tuntu ni uduki ko ndase utu tutari rwiyambitse werekeje hari ahantu ngiye kureba hari umuntu ugiye kureba hari ahantu ngiye kandi natinze Ivy oya hari umushyitsi ugiye kuza ahangaha kandi agomba kuhaba asanga mwe twese turi hano mu rugo w'umuryango yaba wowe yaba urumuna wawe yaba jye na mama wawe agomba kuba dusanga twese umushyitsi ni ninde uramubona nyine tuza cara yari uramubona njye ntabwo mwanunguza gahunda zanjye wagiye wowe none se gahunda izo gahunda ukuntu zirarenze zirakomeye mbese gahunda ugiyemo zirenze gahunda z'umuryango bagushyizemo nabizi ndabubara rwose mwa babyeyi banjye ariko ni ukuri mfite gahunda zihutirwa kandi ntabwo nazireka ego ko ariko kiriya gahunda ntabwo nayireka ahubwo bari nakubwira ngo yarananiranye kwayivurwa wigiriye ndaza kare Ivy ushobora kuhamusanga Ivy asi kuko rakomeje buraragiye ahubwo ntugaruke usuko umukobwa yamaze kuturenga si wowe muhora muterana amagambo wari waba ibi ko mpora mbikubwira iyo umwana ugumye guterana amagambo kenshi birangira ahubwo ari uguciye amazi amumaze ubwoba nyine Tony umeze neza uramaze kwitegura ako nagurahaguruka uracyari mu rugo wari ugize neza kutumenyesha ko ugiye kuvuza ariko urihangana gahunda yawe rwose wayisubika kubera yuko ntabwo twese duhari mu rugo ntabwo twese duhari kandi nifuza ko wahagera twese duhari yaba jyewe na madamu n'abana urumva rero hari bamwe badahari nkabaye ibyo ntabwo bahari mfasha rwose urebe ukuntu wowe nta kibazo we wazamumenyesha umunsi bose bahari cyangwa nzakumenyesha nako nzakumenyesha bose bahari ndabizi we nta bintu byinshi ufite urimo gukora muri no minsi hano mu Rwanda hanyuma ukaza twese duhari ibyo byaba byiza urakoze rwose urakoze kubyakira kandi wihangane kuba nk'uciye gahunda rwose wamaze kwishyira mu mutwe wamaze kuyitegura sawa urakoze cyane ubwo rero haba ejo cyangwa ejo bundi nakumenyesha umunsi mwiza waba hari kaza tukakwakira sawa nawe gira ibihe byiza sibyo nakubwira mbese Tony yaragiye kuza ahangaha akomeza kuba muhungu tumvikana n'umukobwa wawe kandi buriya nawe ahise abikeka ko ari uri kuvuga ngo niyo mushyitsi ugiye kuza ubwo urumva Ivy yakumva ko ariko mama Ivy uriya musore nta musore mu munenga biki ako njye ntabwo nzabana nawe ntacyo munenga uko sinjye uzabana nawe ariko niba umwana ushaka ko bazabana atamushaka uragira ngo bigende bite kugira ngo ukigikire mu gitekerezo cy'uko twaba tubonye umukwe muzima umwana yifatira umwana ibyo azajya atoragura byose akabikuzana niko uzajya uhita ubyakira mbabarira nkubaze undi we ntabwo ari muzima ni umupfu isi umuzima mushaka kuvuga n'ibisobanuye iki umuzima ni iki utari muzima ni uwo mama Ivy Tony nyine Tony ni uri mu mutwe wawe ibyo biganiro byawe bitakikira muri projet yo kubakira ubuzima abana byinshi intege jya ubyihorera rwose jya ubyihorera ahubwo untegurire amazi nigire koga yakoze muri dushe nawe arimo wamugani haguruka ucakira akabambiri zanjye nigire koga yaba umukobwa yaba nyina bose ko ndeba ntawe unyumva nabi uriya musore kandi waya agomba kurongora umukobwa wanjye nkarya no kuri ariya mafaranga ye
kizaba kizabe kana none niryamire Stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. ntabwo ndashaka kubanza kugusaba imbabazi. shaka birumvikana nyine ariko biragoye pe. Mbabarire ko mu rugo bakubwiye nabi ariko nta kintu bivuze. Icya mbere ndagukunda kandi ntabwo ari bo bazamutiramo bagomba kubana nawe. Rero I'm so sorry. Birumvikana shira wanjye ako nyine nanjye mpora ntekereza ku magambo nyine papa wawe yambwiye cya gihe shira nyine urumva nagutuza nyine naba mfite tu sunyizera se bebe ndakwizera pe sibyo kandi cyane mbaye nakwizera ntabwo nakabaye ngomeza nyine ngo tugomeze tuvugane cyangwa se tubonane sibyo. Igituma duhora tubonana nuko nyine hari ikiduhuje. Ntabwo nari nzi ko bizagenda kuri ntabwo nari nzi ko bazakubwira nawe bati mbabarire nyine ubizi ndagukunda niyo waca mu gikombe cy'urupfu tuzaba turi kumwe. Bebe birumvikana ako se kuki imbere utigeze umbwira yuko iwanyu nyine muri abakire Bebe kukubwira shamubayeho neza kugeza kuri rwa rwego sibyo. Bebe kukubwira iby'iwacu ntabwo ari ngombwa kuko hari n'abakire badanje banarenze ariko ntakiri ibingibi biriya aba ari ibintu nyine byo ku isi kandi nta kintu bivuze turapfa tukabisiga. Bebe nyine birumvikana kuri wowe sibyo ariko mwanjye bita mbona yuko narengereye pe sibyo. Nimba nshobora kubona ukunda umwana nyine iwabo bakize kuriya sibyo bafite amafaranga ageze kuriya biba akazi nkuru akazi ndi umukanishi ntunzwe no kuba nakanikira abantu nyine kugira ngo mbeho sibyo. None se ahubwo njye byaranshanze sinzi uko nakubwira. Tuza ariko ngenda gukunda kandi don't worry bizagenda neza bazagera aho babyumva. Nese babigenza gute? Ndabyumva ariko nyine Bebe hari umugani baciye abanyarwanda sibyo ngo amaboko atareshya ntabwo aramukanye. Sinzi niba uwo mugani uwoze kandi ugize mu mugani ntabwo ibyo ari ngombwa wewe byirengagize umfate nk'aho biri utabibonye just tubyihorere. Kandi utakinshaka wewe Bebe reka nkubwire sibyo ndagushaka ndagukunda birenze nuko bitekereza. none se ibyo mu rugo byihorere bazabibaka cyangwa banabyihorere njyewe cyane nuko ngukunda. Okay. Gusa reka nkubwire iyo turi kumwe tugahura gutya nyine mpita nibagirwa biriya byose amagambo papa wawe yabwiye iki cyane nyine mba numva byandenze pe. We'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Tani Bese bite se klima y'inaha ngaha no hakurya ubona bitandukaniye? Biratandukanye cyane klima y'anga ni nziza. Klima y'iwanyu bari nziza cyane. Ari yese ko twebwe
Japana ariko mwije mu bintu by'urubura by'amaneje mwashyize mu bya bikote n'ibiki byose. Hariya ni urupfu. Ako mugani twitira Afrika yacu rwose ni sawa. Ese mufite klima nziza ariko. Mpamvu ujya ubona n'abazungu benshi bahungira inaha muri za Sama na za Avuga twe klima yacu igenda ihinduka ariko yari yagiye usanga klima maze n'igihe nyine ari iriho ugasanga ubukonje gusa ugasanga n'ibyo. Meze mute sina? Turaho natwe ni ibisanzwe. Gusa twari tubakumbuye. Ni kuri phone gusa twumva amajwi. Duherukana ibyanwa bitarabi ibyanwa none dore baza ko umugabo rwose. Hariya rega. Hariya kubera n'ibiryo byaho biba bifite imisemburo myinshi. Ewa nayo nkumbuye n'ibiryo naha cyane. Ubu ndi kubimenyera nabyo ntabwo biba byoroshye. Yego. Makuru se turaho n'abana na madamu nta kibazo. Ivy. Sava. Tani bite? Mwerukana ryari? Nibisuzume mu muderukana. Kera cyane. Sohoza undi mwana. Yego. Cyano suganiriza undi mwana uko ndi. Umuntu muderukana shuje urirukankura agiye gutyo gusa. Turi mwarareranywe harya byita ngo mwatobanya kondo harya rimwe no kuri primaire mwera yonyine se paka dusoje no kuri high school se mwizana bamwe Ivy nibyo ra ntabwo warubizi ni byiza rwose turi bimeze bite se turashimana mwaratwanze twari tubakumbuye kabisa cyane ariko twaraburanye nibyo usanze ngiye kubwira papa wowe ibyo ngiye kubwira mbona arahingutse ibibazo makuru ya Ivy ko twaburanye bite none se ubwo ngubwo nta na ka message ntaki mumbariza bamubaze se ubwo wowe mwembi mubifitemo uruhare ni gute abantu muziranye muri abana muri bato mujya mu mashuri abanza mujya mu mashuri yisumbuye ariko urumva ikintu cyabaye ariko nawe wagize nawe abonye iki cyo kusa nakoze niwe wagiye kuhaka nimero ze kunyi twatandukanye na telefone afite gukanira kwe nyitunze ejo bundi nsoje minuza university nibwo yampaye telefone none ari kwijijisha urumva ko ikibazo atari ngewe banacyo so ugize amahirwe Ivy rwose utashye kare wahasanze mugenzi wawe ariko nubwo wenda mwe mutavuganaga Ivy ngiye to ntitwavuganaga contact ze nari nzifite haba no kuri WhatsApp message amugera amakuru yerumva nkuko biza ababyeyi be batarita Imana ari umuryango tubanye neza dukorana gahunda zose bagira ibyago tugatabarana batwagira ibirori tugafashanya n'izindi gahunda zijyanye n'ubuzima kandi namwe hari igihe Tony yabagaza karara mu rugo nawe ukajyayo gutyo n'abandi bana barumuna ba Kevin n'abarumuna ba Tony ese mushiki wawe araho bameze neza ariko ubu ngubu turi kumwe na petit frère niwe Brina okay ubu n'ubutanagaruka n'ugaruka uzamuzana dusuza ngomba kumuzana kabisa kuvuga rero gutaruka Ivy nawe Tony wenda unyumve we tugize tubiganiraho wenda Ivy n'utaro bisobanukiwe neza ariko ndashaka aya makuru nawe ayamenya Ivy nkuko nateruye mbivuga yaba papa Tony na mama we n'ababyeyi twabanye nkuko nabikubwiye so rero hagati aho ngaho byaba byiza wowe na Tony mufatanyije urugendo rw'ubuzima mukabana nk'umugore n'umugabo